ubwo urantuma gushaka ibyo kurya none ngo nabikora izuba ryanarenze ibyo by'amagorwa ni ibiki uhora by'amagorwa ni iki bya buri munsi yawe wabundi wagiye gushaka akazi naba tafunze imitwe oya wibeshye unizirukanywe n'umugabo na amafaranga w'umugore rwose bimenye ko reka nkubaze Rutayisire ko yirirwa iwe nimugoroba ntajya gukora irondo Rutayisire nimugoroba ntajya gukora irondo wagiye kwaka akazi wundi akazi arwaye ibisera simbizi ni ari kwisamura simbizi wagiye gushaka akazi ko nabandi bakora irondo n'ibindi bitandukanye ugatunda nk'umucanga w'umuhanda yewe nagutatse n'ukunda sinakwakurabiza urabona nzagenerwa nsabiriza ibintu byo kurya njyewe kandi shana gukunze ngushaka urabona nk'itene gutungwa n'umuryango kandi shana gukunze ngushaka ngoki ariko ukene nawe nabujye kukunyambura akoro reka nkubwira umugore nashatse nkunda nta rwango rigomba nkufitiye kandi ubyanga basangiye usabitana ibisambo nimugora ntitwasangiye koko ntabibonye gikora je narwo mbashaka kubyumva nabibonye ko shigene ibyo ngenda nagerageza ndakora rwose ahubwo ntanaboneka ko njya ngo nyabingizi wacu ziyatwara ubu narashobewe ngera uvuga twu nyine wagira ngo wenda ndakora ariko si ndarunda nkarunda najya njya kuvana indeka umugurage agatenge twishime abona be iwacu nta mugeze yiyahure wari bari yahure kabindi gato yabashyira mu mpfundikizo agatsema oya wikwigira gutyo inzara yageze amareka itageramo ntabwo ndi busoro mu mushogoro itsamba agatsima ngira ngo ugiye kuvuga iti batikahiye Fata inzira ugenda ujya gushaka icyo kurya. Yawe, sanga busubiye mu nzu nasoma. Genda nanjye ndajya gufurira umukira w'inkingure. Genda nanjye nashaka. Wahura n'umukire w'umusiribateri akakuntwara ndagira. Ngira amahirwe namubona nanjye nkaba ngo. Unyumvira kandi ibyo genda dore fata inzira genda. None wayitsubira mu nzu njyewe none ndakuzanira amafaranga ngiye kuyashaka. Kigabo kikimara gusa. Ubwo rero nawe uri umugabo washi. Unyumvira none. Umva, ntukaba umugabo mu ipantaro ngo nugera mu nzu wawe mwisafuriya. Ngo ingenzi mu ipantaro. Ubuse hano hanze na uza abantu bahari wowe kuntu bangana. Ngaho jya mu nzu se nagira nte ko ntawo. Sinshaka kurwana nawe. Ahubura n'umuhambanye nese ko sinshaka kurwana nawe muri iki gitondo. Nana byo kuntera umwana. Akundu. Nuza ntugaruka. Baba we. Mugwenda mukizwa n'iki? Nondazi bandwa nzerekeza hera. Nzemamagare mu binumve. Nyagasani umunsi undengere kuko ingore yanyica ntashye. Allo. Mubi. Nikoye. Uri mu rugo se? Nanjye ndi afanga ariko mfite akabazo gakomeye cyane nagira ngo mfashe nyabo. Uje dore narinjye kuri wanyi kuzana amafaranga ariko mbuza agatike kangezayo. Narebe mbwiramo. Nyago nta kibazo kabisa gende ukuri utwo duceri. Hanyuma wananamo tukanywa agacupa nimugoroba nta kibazo cyo. Reka nzi noneho bugira uko ngenzanya kabisa. Sawa kabisa banguka. Sawa sawa. Kandi yawe mugabo wenda abone gize icyo amarira uyu mugore nkaza kumukira ntaze kundaza kunkekeda ashwida. Grand frère. Ya nashaka ko banana shubi. Byatako ndamutsa nk'umuntu washatse wakina. Je mfite umugore reke. Hari ariko nta birenze mu muhanda batakungongana wabinyaga. Nta kibazo n'icyo. Umva nyine mubwire. Nani nawe urareba. Reba ndashaka kujya nyine handi nakubwiraga ahubwo wabunyohereza kuri mama se cyangwa duteri handi. Wakina none se umu. Muri nifitanye reka njye nkuyuri banga mugabo. Nujye ujya gushaka. Shaka nabonye abantu bose bashatse ko barira ntukance mu ijambo kibanza mvuga nkubwira ngiwe. Aha ntare ashobora ko byawe nako umva nkubwire. Nujya gushaka uzabanza rero ufite ibintu byose byuzuye amafaranga ku buryo umugore azajya yitamura yakuvuga ati tse uturakire ugahita umuhereza icyo kwambara no yarangubanyije ajya kugubanya rose n'imbara baje kanga kuri banki uzana amafaranga ahubwo ndebera kuri mama umbwire ukuntu bamba zimeze none ndagusunikira ngaye Imana sumbwiye karaka motari oye umva man nje nta ngongorana ndebera gaseke wowe unsurikira gaseke man cyane umanika rega mwana rega mbwire umugabo ntajyagwa yunaga utwatsugira uke cyangwa gataka wacu nta mwigeze yiyahure wanyu bari yahure kiragwa digira none turi kuntu byagenda nerutse kamwe password ntajya password ni pini yawe ko kirama amafaranga kuyu mugabo ni bwoko kira harya pini yawe igirwa n'imibare ingahe kira amafaranga nako ngira numero yawe 079 na 8 8 magana 82 na 83
byagezemo angahe bitanu ariko twumvikane we tujye nzakwishyura waye nawe ushaka kunyishyura Mr. Gasongo ngende ishyura nashaka kunyishyura uti kujya haha boro n'iki ukiri umusore utarashaka umugore ngarahanjanye kandi nari ngagira cyane niho yaje noneho reka nzimike ndebe umugore ataza kuba nzonga noneho ndebe uburyo nagira ne nabikemura nawe papa wanjye nyoro ugiye ntacyo nari bimwe musigarana nawe yego papa yangu sawa that's good ambere ndabonye uri arayampaye bitanu ntabwo nabigeza kuri uriya mugore noneho yankubita yawananga niho umuntu ahita agaragara ko ari inganzwa kanze mpamagara mushiki wanjye numve niba namubona akanguriza halo umeze ute sister wanjye iwana nyine nakubiswe kandi umugore amerewe nabi kandi sinabibisura bizura umuntu wanjye iwana washatse uburyo unyohereza nka bitanu iwana nkareba uburyo nyine nkemura ikibazo nkagira nkareba ko uyu munsi naryama gatwoze kandi azizura neza ndakubwiza ukuri no ku gitanda sinaharara n'icyumba arakinga akadadira kandi ati uyu munsi niba utashye nta kintu wirirwa umbaza nanjye ihangane kabisa nk'umuntu wanjye sawa noneho rero turahura ntaribi sawa oya ngwino urasanga hari ahantu mpagaze nkutegereje wowe ngwino urahasanga noneho tujye umunyohereze noneho dukomezanye nzabina gushaka gasha ntabwo bufite amakuru se amakuru ni meza umeze neza se shanari mbona wabaye byatosese uvuye koga nyine mvuye kujya gute se uvuye koga jya neza ugambaye imyenda mva nyine nafite ikibazo najya nguriza udufaranga nikemura akabazo mu rugo urabizi ko inshuti yanjye duhorana ukumva babarira nguriza udufaranga nikemura akabazo njye nkuguze sendi bank ntaguze aho bank ziba kuri bank wowe ufite inshuti rero mwana ufata ngo ugire ute ushake kunjugunya ibishanga ndi umuntu wawe tubana aha ngaha ko yubatse nawe ni nkanjye kandi navuye mu rugo nayura ndi kugusaba amafaranga birangiye nta kintu gize nese urabura mpara ko wampaye dukeya make hajya ngo byagenze bite oya nawe gira wapfushije ntabwo napfushije ahubwo ntuzanire bamana umva ndi mucecetse mbabwiye ngubu wowe uvuye sinari maze kugira ntajye ndi kwivugana na nzabiri ukaburaje nese ubu tujya tuvugisha kuri ubu ngubu ujuti siko mutangiye gushwara oya tuza nkubwire papa wanjye reka twubahane uno muniga nakwangwa ni n'umugabo yambwiye ngo yarakubeshya oya witede manga mureka twumve reka mubwire sobanura uno mabitano byanjye ntabwo byanjye wowe sabe mu ngo iki uretse oya mureke mubanze mumbwiye bigenze bite njyewe uno mugabo ko mu Rwanda njyewe uno mugabo yamamagaye mu gitondo arambwira ati ngo ni mugure 5,000 njyewe uranyihakanye wowe nyine iyi nomero se yawe iyi nomero se yawe noherejeho na umugure ngo reba nyine iyi nomero reba hano reba warebye dore reba ngira ngo gurisha 5,000 ngagiye ngo kuri banke ngo kubikuza amafaranga yiwe ngo yari tike ngo natike yarafite imugezayo none ndamubwira ati aragomba kuyanyishyura none nyumvira ndamwishyuje ahise anero twaze ngo nta n'ubwanzi niyo mpamvu nanjye inindugana buri genzabiri sinjya mbeshya ngende umuntu w'umugabo mfite umugore n'abana bangahe uyu mugabo simuzi ujya kandi none tumuntu mu bice kandi Jesus amafaranga yawe nushaka umwice amafaranga yanjye bamukuyemo inkweto ugakwira amafaranga yawe